Hejuru y'Imana umugoroba tujye gusanga ijambo ry'Imana shimira nahoni n'uturezi ku butumwa bwiza bw'Imana utambutsa hano muri Eperi hose ya Kicukiro. Twabakiriye kandi n'abandi barashima aho twabakiriye barimo mwahisemo neza kuvuga ubutumwa bukiri bato mugifite imbaraga Imana ibahoresha. Turabishima mu Mana nta mushyitsi wabo tugira abashyitsi tugira abashyitsi kubera ko tutaba hose ariko Imana iba hose kandi ibera hose rimwe nta mushyitsi uba ku Mana. Niyo mpamvu namwe mukomeze mwumve ko mwibaye ndirimbo muri kuririmba indirimbo zijyanye n'ibihe twagombye guhoraho, indirimbo z'agakiza k'Imana, indirimbo gusa ndibaza iyo abantu benshi bajya bumva ibyo baririmba murabyumva ariko natwe twagombye kubyumva cyane tukareba agakiza k'Imana kuko tumva. Haleluya. Ushobora kubirebera mu byo abantu bifite batumenya ntabwo ijambo ry'Imana baceceka cyane batuza barahirwa kandi abana mu ijambo ry'Imana bagahimbarwa bagasimbuka bakicara bagapfukama barahirwa bose. Haleluya. Hari icyo kimwe cyangwa kubasaba uzajya wumva ijambo ry'Imana ugashaka ko yiha icyubahiro iyo yiha icyubahiro kivuye ku mutima cyerekane ku mubiri cyerekane rwose uko Imana yubaye uko Imana igushoboje. Haleluya. Kwifata ni byiza ariko no guhimbaza Imana ni byiza cyane. Yesu arashimwe. Ni byiza pe abana webwe muracyahiriwe kubera ko mufite n'imbaraga muzikoreshe mukizifite ariko natwe gusa dufite dushobora guhaguruka ntitwese kurangurira Imana ibiganza. Hari rero nibaza ko zureba yakwiye ko abantu baha icyubahiro Imana barangurira amaboko bicaye njya kwikora kenshi nanjye njya ndangurira Imana ibiganza bicaye ariko sinakomeza kubikora. Hari igihe njya kubwira umuntu ubyine yicaye simvuze ngo ndabyo ntabwo ari bibi rwose ariko birakuba bahose ushobora kubagiza. Yesu ashimwe. Tarasoma ijambo ry'Imana ndakuri byifuza rwose mu mwanya ndabyifuza pe umwanya utari bubarambire kugira ngo ejo rwose umwanya ubone uko mutambutsa ubutumwa babakwiye kugira ngo batanga n'amatsiko yanyu mukagera hano ndabyifuza. Ikindi nshaka gusaba urubyiruko namwe murimo buriya muzabyumva muri gutangira kugaragara y'imyaka 45 muzagereza se serio mutangira kugaragara y'imyaka muzavana ibyo pasiporo yatubwiye ni ukuri buriya muririmba ntungarurimbura ko agiye gukora niyo muririmba burya hari igihe mudufasha tukanezerwa ariko ntituzezerwe kuko munezerwe tukagaruka maze impamvu tugaruka njyewe ndabivuga wenda kubera ko ni ubushobozi byo ntabwo bineza ntabwo tujya twumva amagambo yose yego mwebwe mujya muririmba nkaho twakoranye namwe repetition ntabwo tuba twarabikoze ibyo kuriya rero ndabona yakujere ariko ntabwo zirimo ubwira ngo yego baririmba se ibyo batumva ahubwo biruka impamvu ati nawe uririmba basa ndarikubwira
ariko message iraje kuba ari muri ibyo bisekuru bitatu. Twarimo turaririmba umusaraba, twarimo turaririmba agakiza k'Imana, agakiza twahawe na Yesu Kristo, twahawe na Yesu Kristo ku buntu. Niyo mpamvu turirimba, niyo mpamvu tunazigera duceceka, ntabwo tuzaceceka. Hari igihe tuzaceceka, igihe tuzaceceka ni igihe tuzaba tugifite ururimi, igihe tuzaba tugifite imbaraga zo kuvuga, ariko ibyo twakoze n'ibyo twavuze bizakomeza guhimbaza Imana. Haleluya, haleluya. Ibyo twavuze, ibyo twakoze, aya magambo muririmba hari igihe azasigara aririmba, mwebwe mutakiri mubasha kuririmba. Haleluya. Niko Imana ibigenza. Imana turirimba, Imana dukorera, ntabwo ari umuntu ngo yumve iceceke. Ijwi ryiza riyiririmbira ihora iryumva no mu gihe nyiraryo atakibasha kuririmba. Haleluya. Umurimo mwiza umuntu akorera Imana, Imana ikomeza kubaka ariko no mu gihe atakirimo gukora, aricyo bitunganya Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ibyo twaririmbaga harimo n'umusaraba. Nibyo tumaze hafi ukwezi turimo twiga ibijyanye n'umusaraba wa Kristo, tudashobora kwiga ngo tuzarangize na buke. Umusaraba wa Kristo ntabwo wawuremereye kubera ko wari munini, nabwo wari uremereye kuko bambara ku giti kinini kandi kirekire, nabyo waramuremereye. Ariko icyamuremereye kurusha byose ni ibyari mu mutima wawe, n'ibyaha byanjye n'ibyaha byawe, nibyo byamuremereye kuruta igiti ubwacu. Erega byishyireho urebe uburyo byoroshye. Uzafata icyaha cyamenywe, cyamenyekanye, uzakora icyaha cyakora ntukabikore, uzimukiriye wowe umunyabyaha ugakora icyaha kikamenyekana, uzananirwa gusohoka mu bwere bw'umuhanda kikuremeye, kuko icyaha kiraremereye. Sibyo? Uko uzasohoka usohoka kikuremereye, benshi bakoze ibyaha bahera mu nzu, icyakora biba gifite umutimanama. Reba Kristo wari wishyizemo ibyaha byawe mu isi hose, aho naho hari igitangaza cyo gusaba cyawe. Igitangaza cya Kristo, ndavuga igitangaza, ariko wenda ukoresha ijambo twajya dukunda kuvuga iyobera. Iyobera rya mbere rya Kristo n'umusaraba ni ibyo ngibyo byo gufata ibyaha, umunyabyaha, ibyaha by'abari mu isi byose ikabishyira mu mutima wanduye utandurira. Ibyaha by'abari mu isi byose byanduye kandi ibyaha byawe byose ikabizana Imana ikabishyira mu mwana wayo Yesu Kristo, cyangwa se Yesu Kristo akabizana byose akabishyira mu mutima we utanduye. Icyo gitangaza cy'umusaraba, kuko ubwacyo w'umusaraba werekanaga ubuvumwe, umunyabyaha, nta gaciro ufite. Ibyo yamenya, icyo gitangaza kiza Imana ikagishyira ku musaraba mu mutima, Kristo akagishyira mu mutima kikaba igitangaza. Ariko ikindi gitangaza ni iki ngiki, ni uko ku musaraba Kristo yabambweho ari ibyaha byacu byose byabaho. Yesu yashimye. Imana yashimye gukuraho ibyaha by'abari mu isi ibikoresheje umusaraba wa Kristo. Niyo mpamvu tudashobora kuwuceceka, niyo mpamvu tudafite isoni, niyo mpamvu turirimba, niyo mpamvu tuvuga, niyo mpamvu tuwamamaza, ni uko Kristo yemeye ko uwo musaraba uza akabikubita ibyaha byacu byose. Nicyo yemera ntabasha. Haleluya. Yesu yashimye. Agiye gusoma ibice, ndasoma Itangiriro igice cya karindwi, Itangiriro igice cya karindwi umurongo wa mbere n'umurongo wa gatanu. Uragihangana gusoma ibice bigera kuri bitatu, hanyuma ukore mu cyo turi kuvuga. Uwiteka avuga
mwese kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemo birindwi ibigabo n'ibigore, no mu nyamaswa zizira ujyanemo ebyiri ingabo n'ingore, no mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujyanemo birindwi ibigabo n'ibigore, kugira ngo urubyaro rwabyo uzarukoke rube mu isi yose. Kuko iminsi irindwi ishira zasharisha imvura mu isi iminsi 40 amanywa na nijoro, karibura ibifite ubugingo n'aremye byose kabitsemba mu isi, n'uwakora byose uko Uwiteka yabimutegetse. Amen. Ijambo ry'Imana. Amen. Baroma igice cya munani, Baroma igice cya munani umurongo wa 18 ngera ku murongo wa 23. Baroma 8 umurongo wa 18 ngera ku murongo wa 23. Mbonye yuko ibyo bari iki gihe yakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurwa, kuko ndetse n'ibyari byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana, kuko ibyari byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro, icyakora si ubushake bwabyo, ahubwo ari ubushake bw'uwabushyizemo, yiringira yuko nabyo bizabaturwa kubwo bubata bwo kubora, bikiza mu mudendezo w'ubwiza bw'Imana. Tuzi yuko ibyari byose bigira hamwe bikarabukirwa hamwe kugeza ubu, ariko si byo bisa, ahubwo natwe abafite umuganuro w'umwuka natwe tubiga mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Haleluya! Dusoreze mu Bakolosayi, urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi. Bakolosayi ni igice cya mbere, Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 14 ngera ku murongo wa 20. Niba ducuruje amaraso ye ngo tubone ko bari mu byaha byacu, ni nawe shusho y'Imana ikaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we ariho byose byaremewe, ari byo mu ijuru cyangwa byo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Yabaho nawe niwe mutwe w'umubiri, niwe torero kandi niwe tangiriro n'imfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we, kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose, ari ibyo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Haleluya! 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 Ngiyi mesaje ni kuri umurongo wa nyuma, kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose, ari ibyo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Amen. Twubahe iby'imana by'Imana icyo mbaye ikurure murongo wa 20. Umusaraba wa Kristo waduhuje n'Imana. Amen. Umusaraba wa Kristo ubwawo twarabaye. Haleluya. Abantu batishimira umusaraba wa Kristo wenda babaye mu byaha bye, reka mbivuge gutya, wenda babaye mu byaha bye, ariko sinzi ko babaye bike, kuko n'ibyo basekuruza n'iby'imiryango yabo byakomeje cyane. Haleluya. Itorero narimo ntekereza ku ijambo risa n'iriya nicaye mu hano hejuru,
tekereza abantu babiri rimwe igitsina ariko yo bavuga ijambo ry'Imana ritubwira ngo hora abana ngo gukiranirwa kwa basi hageza ku buzukuru no kuri bana no ku mubiri hora abana gukiranirwa kwa basi hageza ku buzukuru no ku mubiri kibahora icyaha cya basi ese aho twavuga ngo wamenya yewe nabitinya ubuzima bw'ushaka kubitinya none se baribyo kuko icyaha cya sogokuru cyane hari igihe wasanga utangirwa imbere y'Imana ariko ijambo ry'Imana niryo riratangaje rigahita rihindukira rikavuga ngo ariko bwira neza aho Imana ikababwira neza ngo iyi myaka kugeza kuba ibihumbi haleluya kugeza kuri bande rigahita rirangiza aho ryari n'ibikora abantu gukiranirwa ngo base ariko bayubaha ibahogisha ibagirira neza kugeza ku bwo bihumbi haleluya abene bacu ibyo bihita bifunguza wa muvumo wose w'icya abantu bari korwa by'ababyeyi babo yose bashinja niyo mpamvu ushobora kuba waba ufite umubyeyi ababyeyi abo ukomokaho batubaha Imana ariko bubaha Imana ntabwo kuko wayubashye ikakubaha ikubaha abawe kugeza ku ngoma y'ibihumbi n'ibihumbi yose bashinja umusiko abantu benshi bajya bagenda agahinda k'ibyaha byashize ariko Kristo iyo tuturiwe gutwara ni kenshi cyose twamwakiriye ni twebwe nyirabashya haleluya iryo jambo riratekereje mu gitondo numva rirangije numva rirakomeje izina ry'Imana rirakomeje umwanya mutoya icyo bishatse kuvuga ni iki n'uyu murongo ngo kandi maze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we imwiyumvisha n'ibintu byose ari ibyo ku isi cyangwa ibyo ku ijuru ibintu byose bisomye mu itangiriro Imana maze kurema ibintu byose byaremwe umuntu n'inyamaswa bari bari n'Imana irasura umuntu niko umuntu nawe yaremye inyamaswa niko yaremye ibyaremwe byose nta kintu na kimwe cyabiteye cy'ubwoba inyamaswa ntiyabira ubwoba umuntu ntiyabira ubwoba bw'inyamaswa nta kintu na kimwe cyateraga ikindi ubwoba uko Imana yasura umuntu ngira ngo ariko n'Imana n'umuntu nawe yasuraga za nyamaswa nta n'imwe ibabaje nta kintu na kimwe cyashobora kumubera cyangwa kubaho ubuzima ariko icyaha kibaye icyaha cyinjiye mu isi ugutandukana kw'Imana n'umuntu kurabaye ugutandukana kw'ibintu n'umuntu kurabaye ugutandukana kw'abantu n'abandi bantu naho kubakwiriye division totale gutandukana kw'Imana n'abantu hagati y'abantu n'ibyaremwe n'imisozi n'ikintu cyose ariko kinezeza ni iki nuko agakiza Imana yaduhaye umwana wayo Yesu Kristo kaje kuri twebwe abantu ariko ikintu tujya twibagirwa twebwe abantu nuko kaje no kubyaremwe byose agakiza Kristo yaduhaye ntabwo kaje kuri twebwe gusa abantu ahubwo kaje kongera kandi kunga Imana n'abantu n'ibyaremwe byose kuko ibyaremwe byose byaremewe muri Kristo biremerwa Kristo ariko bizana intambara isi itangira kugenda ukwayo abantu batangira kugenda biyoboye ibintu byose bitangira kugenda uko bishaka ibibazo byose
ijambo rihinduka nk'aho ibintu byose bitaremewe Kristo kandi babiremerwa muri Kristo. Icyari gikwiriye rero ni uko igitabo cy'Imana cyiza kikongera kandi kunga bya bintu byose byaremwe n'Imana, bya bintu byose byaremwe na Kristo, bya bintu byose byaremewe muri Kristo, kugira ngo yongere kandi bigarurire muri Kristo, byongere kandi bigendere muri Kristo. Haleluya. Abantu nuko ari twebwe tuzi kuririmba, nuko ari twebwe Imana yahaye umwuka wayo, ariko n'ibiti byaremwe n'inyoni zaremwe ziranarira, n'ibyaremwe byose bishobora kuririmba ko Kristo yaje. Kubera iki? Nuko ibyo bintu byose uko bingana, umusaraba wa Kristo wongeye kandi kubigarura muri Kristo, wongera kandi kubyunga muri Kristo, wongera kandi kubigarurira Kristo, wongera kandi kubyunga n'Imana, byongera kandi gucungurwa nabyo. Yesu arashimwe cyane. Imibabaro yabyo byose na n'uyu munsi kiriho kuri iki kiromba, uko Pawulo atubwira hariya mu Baroma, aratubwira ngo mbonye yuko imibabaro imeze y'iki gihe, mbonye yuko imibabaro y'iki gihe bidakwiye kugererana n'ubwiza tuzahishurwa twebwe abantu b'abantu. Niyo imibabaro yo gutandukana kw'ibintu byose ni imibabaro isi yinjiyemo, ibintu byinjiyemo, abantu binjiyemo, ariko wakomeza gusoma ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ndetse n'ibyaremwe byose ngo bitegerezanye amatsiko mu guhishurwa kw'abana b'Imana. Iri jambo iyo gisomye ritekerezaho, ntabwo ijambo ry'Imana ritubwira gusa ngo bitegerezanye amatsiko guhishurwa, bitegerezanye amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana, ntabwo ari gusa bitegerezanye amatsiko, bitegerezanye uburyo abana b'abantu bazagaragazwa bikishimana n'abana b'abantu. Icyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ubwiza bw'abana b'abantu nibwo butera ibyaremwe kubakiza, ubugome bw'abana b'abantu nibwo butera ibyaremwe kubareba. Wenda kuko Bibiliya uko Pawulo atubwira ngo ibyo byaremwe ngo bitegerezanye amatsiko kugaragazwa kwa Kristo, kugaragazwa kw'abana b'Imana. Birategereje uburyo abana b'Imana umunsi umwe bazahindurwa bashya, bagahindurwa kuba beza, nabo bigahindurwa kuba byiza. Yesu nashimwe. Kuko ibintu ntabwo ari byo byishyize mu bantu, ahubwo hari uwabishyizemo. Icyaha cy'umuntu nicyo cyashyize muri buriya bantu. Kristo arabyemera, aravuga ngo isi yavuye kubera guhimana. Umunsi abana b'Imana bazaba bahishuwe, bagaruriwe ubwiza bwabo bwa kera, ubwiza bahoranye Edeni, ngo n'abiziriye inyamaswa n'ibyaremwe byose nabyo bizishimana nabo. Haleluya. Kuko ibi bintu tubona, ibi byose tubona hanze, ni twebwe tubiga bibi, ariko ubundi byakabaye byiza. Ni twebwe dushobora no kubigira byiza. Haleluya. Ni twebwe dushobora kubigira byiza, ni twebwe dushobora kubigira bibi. Twebwe abana b'abantu bafite umugaruro w'umwuka we, kuko byo nta mwuka wera bafite. Ni twebwe tubiyobora muri twebwe, ni twe tubyica, ni twebwe tubikiza. Ariko maze tuzashurwa ngo nabyo binategereje gucungurwa kwabo, kuko nabyo bizacungurwa. Haleluya. Ni ibyanjye rero. Iyo ubibonye nubwo wabona inyamaswa y'inkazi y'intare isubiye umuntu amufata, ndavuga intare, ntabwo wavuga ngo ni shitani, ntabwo ari shitani, ahubwo biriya byaremwe
irembo, w'abana mu irembo
yikorera bya byaha yongera kutwunga n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu turi mu musaraba, kuko umusaraba watukuye ibyaha, kuko umusaraba deja uko Imana ijambo ry'Imana ritubwira isomye mu Baefeso, Pawulo we awubona kuko umusaraba w'Imana yuko twamaze no gucungurwa, uko Imana Kristo yicaye mu ijuru natwe twicaye mu ijuru. Nubwo turi mu isi, umusaraba w'Imana wamaze Kristo, kuko umusaraba wawe we yamaze kutwicaza no mu ijuru. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, yes. Hallelujah. Hallelujah. Kutwicaza hera ho mu ijuru. Aho yicaye y'ubutegeke bw'isi yose. Ibintu byose kugira ngo yongere kandi bitegeke. Yongere kandi bigendere kuri we. Byongere kandi bimukorere. Ende mu gitabo cy'Itangiriro, Nowa amaze kuboneka ko we wenyine umukiranutsi, Imana yaramubwiye ngo fata byinjize, fata n'inzira nabyo byinjize, biracungurwa nabyo, kandi bimaze gucungurwa n'abasohotse mu byo byagenze byari n'ibyo yazanye. Hallelujah. None mwibwira ko ibintu by'Imana bitari Imana yabyemera bitura? Ntabwo bishoboka, ntibishoboka. Impamvu ibi by'Imana byemera bitura uko bijyana, Imana ntishobora kwemera itari ibyayo ko biza mu bitura byayo. Yesu ashimwe cyane. Ngo kandi bimaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyumvisha n'ibintu byose, ari byo ku isi cyangwa byose byinjira muri Kristo Yesu, kuko umusaraba wa Kristo. Haleluya. Niyo mpamvu njya muri umusaraba ndawukunda, njya numva mu mutima wanjye ubaho. Umusaraba wa Kristo wumva ubaho rwose. Iyo wamaze kuwubona, ubona Imana ikurimo, ukabona mu Mana. Ureba mugenzi wawe ukabona yakuze nawe, ntushobora kumubona mu yindi mari, ntushobora kumubona mu undi muntu, kuko yamaze kumwumva nawe bivaho ibyo kurwara k'ubutaka. Nuko uri wowe nta musaraba urimo, umusaraba urimo wabona mugenzi wawe ukabona yamaze kwiyumva nawe, ukabona mu bene se, ukabona mu bene Yakobo, ukabona ko Mose rimwe ntiwamwica, ntiwamusindira, ntiwamutuka, wamugirira neza, kuko Kristo yamaze kumwumva nawe. Haleluya. Hari igihe njya numva rimwe nshobora kuba kumwumva ndagatse, ibyo bituma wenda benshi bakurikira teolojiya nemera. Ariko kuko umusaraba wa Kristo abantu bose batubera bene wacu. Haleluya. Ubu mpagazanga urambona mu mwene se kandi ubona mu mwene se. Yesu ashimwe cyane. Kuko umusaraba wa Kristo, kuko Imana zidutwunga itugira umwe nawe, kandi iyo bimeze bityo n'ibyaha biba bikifiteho imbaraga, kuko namaze kumenya yuko ku musaraba wa Kristo yakoze bya byaha bikuraho. Niyo mpamvu ngenda kora ibishoboka byose kugira ngo ngende gutunganye. Haleluya. Umusaraba wa Kristo reka kugira ngo abasire, ariko dufate iki muri uyu mugoroba? Nuko umusaraba wa Kristo watugize uwe n'Imana, ariko tugira n'iby'Imana yaremye. Mu gihe tukirimo twivuguta muri iyi si, no mu makuba no mu ndwara no mu gupfa no gupfusha, nabyo bigapfa bigapfusha uko bingana, ariko umunsi umwe kuko umusaraba wa Kristo twese tuzasohora mu bwami bw'Imana. Ariko kuri twebwe abana b'abantu ni abakoze ibyo gukiranuka iby'Imana ishaka.
Yose datayiye wongera kandi twigishe wongera twigishe kandi n'umusaraba wawe twongere tuwubone twongere tuwumve twongere twumve icyo ushaka kutwigisha Kristo umwana wawe Bana urakoze cyane wongere kwibuka natwe twari kuba tutarabona twari kuba turi babi ariko kubw'umusaraba wawe